Reka mbasuhuze inshuti bakunzi bacu mwese aho muri atandukanye. Abantu mwese mwakanze subscribe kuri Kwizera Ayaba Paulin, ni channel yanjye mbagezaho amakuru atandukanye. Nkaba ngira ngo mbabwire ko muri kino cyumweru tugiye gutangira ku wa mbere, kuri wa mbere tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri icyo cyumweru muzabona ikiganiro mu isura nshyashya. Umwe muri iyo minsi nko kuwa gatatu cyangwa kuwa kane gutyo, muzabona ikiganiro mu isura nshyashya, ndetse muzabona n'izina ry'ikiganiro. Kandi nzi ko abadukunda abadushyigikira mwese bizabanezeza. Reka rero bashimire mwese abakomeje kudukurikira, baduha ibitekerezo, abaduhamagara batubwira bati courage, twari tugukumbuye, twari twarakubuze. Mwese ndabashimiye rwose. Hanyuma uyu munsi ndashaka ko tuganira ku mukozi w'Imana. Ni igikorwa umukozi w'Imana witwa Mignone, ntago tuvuga kuri Mignone nubwo tuzamuvugaho, ariko ndaza kuvuga ku gikorwa Mignone, Apotre Mignone Kabera yakoze muri kino cyumweru gishize ku munsi wo kuwa kane. Hari muri hoteli yitwa Ubumwe Grande Hotel, akaba ari hoteli iri mu mujyi wa Kigali. Mwese murayizi, inzu ndende iri mu mujyi wa Kigali. Hanyuma haberamo dine, ni dine yahuje abahanzi, abapasteri, abakozi bana batandukanye. Akaba rero yarabahurije hamwe kugira ngo baganire, ariko cyari igiterane n'ubundi agira igiterane ngaruka mwaka cyitwa 7 days of worship, ni iminsi 7 yo kuramya no guhimbaza Imana. Kuri inshuro akaba bari bafite insanganyamatsiko ivuga ngo make it known, cyangwa se bimenyekane. Yes, bimenyekane. Rero muri bimenyekane yakoze ibintu bikomeye cyane, maze koko biramenyekana ko u Rwanda rufite abahanzi ba gospel kandi bakwiriye gushimirwa, bakwiriye guhabwa ishimwe. Mu by'ukuri abahanzi bose ba gospel, abahanzi mwese ba gospel, ababitangiye vuba, ababimaze igihe kinini cyane, aba legende, mwese mukwiriye gushimwa kuko umurimo mukora ni umurimo ukomeye cyane. Kuri iyi nshuro rero Mignone mu giterane cye, cyangwa se muri iyi dine yasigize asangira n'abahanzi ndetse n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, yashimiye abahanzi 10. Hanyuma arabashimira rwose, abaha award, aranabavuga, abagiraho speech, arabashimira ku rwego rukomeye cyane. Muri abo bahanzi harimo umuhanzi ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi yitwa David Nduwimana, ni Umurundi, akaba ariko akora n'umurimo w'Imana mu Rwanda. Harimo kandi umuhanzi Aime Uwimana, harimo umuhanzi Gaby Kamanzi, ni umuhanzi mwese muzi, bose n'abahanzi mwese muzi, muzikora n'abavuzeho hano kuri ino channel yacu. Harimo umuhanzi Dusabe Alexis, nawe namuvuze ejo bundi. Harimo umuhanzi Theo, bose babireba nza no kugarukaho cyane. Harimo umuhanzi Ivan Ngenzi, cyangwa se Ivan Ngenzi, hakabamo Mani Martin, hakabamo Patrick Nyamitari. Ariko ikintu gikomeye cyane muri kino giterane, muri iyi dine, muri iri shimwe, bashimiye n'umunyamakuru mugenzi wanjye nawe navuze ejo bundi, ni umunyamakuru yitwa Karasira Steven. Karasira Steven amaze imyaka 19 nkuko nabivuze ejo bundi akora kuri radio Umucyo. Akaba mu kiganiro nakoze ejo bundi navuze ni uyu mugabo akwiriye imidari, akwiriye amashimwe, akwiriye ibihembo, akwiriye ibintu byinshi cyane. Mignone rero ashobora kuba yarabyumvise, aravuga ati Paulin, ibyo wavuze reka tubishyire mu bikorwa, dushimire Karasira. Akaba yaramushimiye cyane, anavuga ati ari mu bantu bahagararanye natwe kuva dutangira Women Foundation, abana nabo kugeza n'uyu munsi. Hanyuma muri kino gitarane kandi harimo abahanzi benshi nyine bari bakitabiriye, n'abapasteri, harimo nka Pasteur Rutayisire Antoine, harimo abahanzi nka Simon Kabera n'abandi benshi. Hanyuma muri bano bahanzi rero nkuko mwabumvise, harimo abahanzi babiri, uwitwa Mani Martin ndetse na Nyamitari. N'abahanzi ngewe nzagarukaho by'umwihariko muri kino kiganiro cyacu tuzora tugirana buri munsi. N'abahanzi bashyize itafari rikomeye ku muziki wa gospel mu Rwanda. Mani Martin mu ndirimbo ye Urukumbuzi, ni indirimbo itazibagirana, kuri album ye yise Isaha ya 9 ntishobora kwibagirana. Mani Martin yatangiye kuririmba ari muto, nzabigarukaho. We na Nyamitari uburyo bakoreye Imana, ndetse na Josue kuko ari groupe y'abana batatu, y'abahungu batatu, bari abana bien sûr. Nkuko aba bahanzi yabashimiye, abenshi nagiye mbavugaho mbagarukaho kuko n'aba legende dufite muri gospel. Abo ntaragarukaho nabo nzabagarukaho, nkata bose babireba, ndi kubipanga kumugarukaho, na ba Martin nzabagarukaho, n'abandi bahanzi batandukanye. Yes, hanyuma muri kino gitaramo cyangwa se muri kugushimira abahanzi, hari inkuru yasohotse kuyobokamana, ngira ngo nifashishe nsome extrait irimo Mignone ashimira Theo bose babireba.
yamuvuzeho amagambo akomeye. Yaravuze ngo yashimiye bose babireba, Theo Bosebabireba ufatwa nka nimero ya mbere mu karere mu bakora umuziki wa gospel bakunzwe cyane. Anahishura ko hari umunsi baganiriye amusaba kugaruka mu murimo w'Imana. Muri 2018 nibwo Theo Bosebabireba yahagaritswe muri ADPR. Guhagarikwa muri ADPR bivuze ko ntiwemerewe kuririmba muri ADPR, ntiwemerewe no kujya kuri Sainte Seine cyangwa se ku igaburo ryera. Umunyamakuru yavuze ngo nubwo Theo yatenzwe ntabwo yari yarinangiye, ahubwo byatewe n'abayobozi ba ADPR bateranaga umupira ku kibazo cye. Theo yasabye imbabazi inshuro nyinshi akanazihabwa ku mudugudu we n'ahandi hatandukanye. Reka ngere ku byo Mignone yavuze. Kuri Theo yavuze ngo hari umunsi twaganiriye ndamubwira nti Theo igarukire tugume muri ubu bwami dukorera Imana. Ndashimira Theo ko agira umutima umenetse. Theo ntabwo ajya hakana ibyaha bye, ashobora no kukubwira ati ahubwo byarakomeye nyuma ya cyagihe, ati yongereho n'ibindi mushumba. Theo rero ati ntago ajya yinangira, agira umutima umeze nk'uwa zahabu. Yes, Theo rero bikaba byanamurenze kuri iyi award yahawe, byamurenze aravuga ati ngiyewe ibintu bimbayeho kuba Mignone yampamagaye akambwira ati Theo ngwino muri dine dusangire, ati ibintu byandenze. Yes, mu gusoza rero reka nshimire cyane Mignone, Apotre Mignone wakoze cyane ku gikorwa wakoze. Ngenda nagushimira ko washyizemo n'umunyamakuru umunyamakuru mwiza twese tuzi wakoze muri mukomeye cyane muri gospel. Reka ngushimire cyane. Reka rero mwese mbashimire, nanabibutsa ko iyi event ntago yari event yo gutanga award cyangwa se ibihembo ngo habe harabayeho wenda gutoranya dukurikije oya, ahubwo n'abahanzi 10 yafashe bagize umumaro mu myaka 15 ishize kuva Mignone yatangira gukora umurimo w'Imana, ndetse n'uyu munsi bakaba bakiri mu murimo w'Imana. Reka mwese tubashimire kandi mukomeze mudufashe, mukande subscribe, mukande musharinge, watching muturebe, nziko mu minsi iri imbere tuzaba ibintu byiza. Reka mugire umunsi mwiza, bye bye.